ibyaraye bibaye i Kigali ni akumiro n'agahomamunwa. Ni nyuma y'uko umuririmbyi mpuzamahanga Doja Cat yaserutse mu gitaramo cya Move Africa cyaberaga muri Kigali Arena, aho yaserutse mu myambaro igaragaza neza umubiri we wose. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko imyambarire ye ari iyo kwibazaho, ndetse no ku ruhande rwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, Minisitiri Dr Utumatwishima yavuze ko abantu bakwiye kuzamura imyumvire ku bijyanye n'uburyo umuhanzi agaragara ku rubyiniro. Mu gitaramo cyabereye rero BK Arena ni mu ijoro ryo kuri uyu n'ubundi wa kabiri washize tariki ya 17 Werurwe, aho Doja Cat yagaragaye mu mwambaro umwe ugaragaza umubiri n'ubundi, agatangaza benshi binyuze mu ngendo, imbyino n'ibikorwa byinshi ku rubyiniro bijyanye n'indirimbo ze. Ibi bikaba byaratumye bamwe batekereza ko ibyo yakoze bitari bikwiye mu muco nyarwanda. Ni mu gihe abanyarwanda tumenyereye ko baba bambaye bakikwiza cyangwa se ni bagerageza kwikwiza, bakaba barabonye ibi bagatangara cyane. Ku mbuga nkoranyambaga hari uwanditse ati harya imyambarire nk'iriya ya Doja Cat simeruka umuntu ahita ajya mu maboko ataraye, cyangwa itegeko ntirimureba. Reka niryamire. Mucyo Christella, umunyamakuru ukora ikiganiro Ishya, n'undi witwa Frank yagize ati biratangaje kubona abantu bishyuhiye indirimbo za Doja Cat, ariko hafi rero iya zose zuzuye ibinengwa mu Rwanda. Ese mwibaza ko abanyarwanda batumva icyongereza? Kuki turwanya iby'iwacu n'abacu kandi n'ubundi baza bakanga bakaririmba? Ibyo rero ni amagambo yagiye akomeza kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'uwavuze ati bwana Minisitiri Utumatwishima rutanga rw'amaboko, aho irondo ntigivanze n'ibisambo. Umunyarwandakazi wabonye ibi akazabyigana harya ubwo azaba yishe umuco, kandi ari twe twabimweretse. Dr Murangira Bitseri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, yahise agira ati nizere ko bitagize icyaha kumansura mu ruhame, ndetse ko atari n'igisebo ku muco wacu. Akomeza agira ati umwana uri munsi y'imyaka 18 ntazi gutandukanya umuhanzi uri kuri stage n'ubuzima busanzwe, akazakura azi ko biriya ari ibisanzwe kuko byabereye mu ruhame. Mu gusubiza, Minisitiri Utumatwishima yasobanuye ko abantu bagomba kuzamura imyumvire mu bijyanye n'umuco n'uburyo umuhanzi ategura urubyiniro. Yavuze ati tuzamure imyumvire kuri stage cyangwa se ku rubyiniro. Umuhanzi akora performance ijyanye n'ubuhanzi bwe, si ku rusengero, si mu nteko y'umuco, si ku ishuri, ndetse si no mu rugo. Uzabyigana atari Doja Cat kuri stage azaba ataratojwe. Minisitiri yakomeje avuga ko umwana adatorezwa mu gitaramo, ahubwo ibyo abona byose ari ubuhanzi. Yagereranije ibi no kureba filime z'imirwano, aho umuntu atareba ibikorwa nk'ibyo ngo bibe ibyo kwigana. Reka nkubwire ngo ayo ni amakuru yagiye bagiye bakomeza guterana n'undi amagambo, bakaba bagiye bakomeza kuvuga, wenda twavuga nkaho mu bitaramo bye imyambaro akunda kwambara si uko imugaragaza mu ruhame gusa, ahubwo iba inubahiriza itegeko y'urugendo rwe rwa muzika cyangwa alubumu igezweho. Abafana benshi basobanura ko ibyo yambara cyangwa uko yiyerekana biba byitezwe, kuko arimo kubyereka ibitekerezo by'ubuhanzi n'uburyo bw'imyidagaduro. Bwana rero urutanga rw'amaboko, aho irondo ntigivanze n'ibisambo. Ubwo ayo ni amagambo n'ubundi yari yakomeje kugenda avuga. Reka nkubwire ngo iyi ni Menya Niba Info. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, banza urebe ahantu handitse subscribe wakande 5/5, tuzajya tubana mu makuru n'ibiganiro, cyane cyane ni amakuru ya update, showbiz, ndetse n'andi makuru asanzwe uzajya ubonera kuri uno muyoboro. Ndagushimiye rero twabanye, njye banyitana amage. Iyi ni Menya Niba Info. Ciao ciao.